Ikibazo cyanjye cya gatatu, ndibaza ngo mwavuze ngo numugisha kuba muri kumwe kandi mukunda umuziki mudateze kuwureka. Ese habaye impamvu zituma haza divorce hagati yanyu indirimbo za bizane? Alexis Dusabe yaraye akoze igitaramo hariya muri ka Kigali gifite isomo gikwiye gutanga ku bandi baririmbyi, kubera ko usanga mu makonseri y'abantu benshi batagenera umwanya w'ijambo ry'Imana, guhamagara bihana, nyamara kandi bayitegura baratubwiye bati turumva dufite ishyaka ko no guhimbaza Imana ndetse no guhamagarira abantu kuri Yesu Kristo, nyamara ugasanga konseri irangiye nta bibaye ngo tubone batanzemo umwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana ndetse n'umwanya nyine wo guhereza opportunity abantu ngo bakire Yesu Kristo. Ese muri konseri yanyu noneho abantu barabyiteze ko ijambo ry'Imana rizabona mu mwanya, ndetse n'abizera bashya bakagenerwa umwanya babishaka, nk'uko twabibonye muri konseri ya Alexis Dusabe ko ariko gashya kabayemo abantu bakavuga ati iyi konseri biragaragara ko yari yivuga butumwa. Ikijyanye na divorce cyo mukibagirwa, icyo cyo numva nta ikintu nakivuga kuko ntikinashoboka. Igihuha sinarangije kwandika neza. Ibihuha byo aba ari ibihuha nyine, ubona bivuze neza n'ibihuha. Mwaka ushize twagiye i Burayi turagaruka, no muri kuno kwezi kwa gatandatu turagenda kandi nabwo tuzagaruka. Saho hanze se bavugaga n'ibyo kabisa. Murakoze cyane. cyo kwa Dubai perezida yakivuze buri mwana. Ikindi nange nagira ngo mbaze, mubona abantu babigiraho iki? Mubona abantu babigiraho iki mu buryo bw'ikibazo gihari cya divorces ziriho, kuko ni ikibazo gifatika kigaragara. Mubona abantu babigiraho iki? Bishobora ngo ubuzima bwanyu hamwe nka mariage umugore n'umugabo, ariko noneho muri ministry abantu babigiraho iki mu by'ukuri? Ese mwebwe mubona kuba muri ministry kandi muri couple byarabafashije? Turabashimiye cyane abanyamakuru, dushima Imana cyane ku murimo mukora umurimo munini cyane, ndetse byanagorana cyane kuba abanyarwanda bashobora kutumenya mudahari. Imana ibaha umugisha cyane ku mugabane mushyira mu murimo w'Imana, ntabwo tubifata for granted. Imana ibaha umugisha cyane, mwikomere amashyi. Murakoze cyane. Nk'uko babivuze rero, twitwa James na Daniela, turi minisiteri y'umupapa n'umumama y'umuryango wacu, ndetse imaze no kwaguka. Dufite abafatanyabikorwa dukorana, dufite abantu benshi tugenda duhuza kugira ngo dukore uno murimo ushobore gusohoka wuzuye. Tunabashimira cyane, dufite abaterankunga bahora babana natwe mu bitaramo, harimo Yaga Plus, harimo ITS, n'abantu kabisa igihe cyose tubasanze baba bari kumwe natwe mu buryo tudashobora no gusobanura hano, ndetse n'abandi bose Saltel bigeze baza, Chap n'abantu bose b'abavandimwe tugenda tubana mu bihe bitandukanye, ndetse n'abandi batakeneye ko amazina yabo ajya hanze, abantu ku giti cyabo, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, abari kugurira amatike abantu batishoboye, benshi barimo barabikora. Imana ibaho umugisha cyane. Rero igitaramo dufite twabatumiriye kugira ngo tubamenyeshe, nkuko twarabahamagara mukanatwitaba, twongera kubibashimira. Ni igitaramo bita Gathering of 1000. Tumaze imyaka 3 tudakora igitaramo, ndetse turitegura ko tuzakora igitaramo kinini nk'icyo twakoze 2020, ariko umutima waraturiye mu mezi yashize gutangira mu kwa mbere
Imana ishyira igitekerezo ku mutima wacu guterana gukora igitaramo kitari cy'abantu benshi ndetse twibanda kuri ba bandi hari abantu bagiye batwandikira batajya bajya gusenga badaterana bamwe bafite ibikomere by'amacacezi atandukanye bagiye batungwa n'indirimbo z'abaririmbyi z'abaramyi harimo n'izacu ndetse batunzwe n'amasamonzi ya online bakifuza kubana n'abashumba ariko batabana mu buryo buri fiziko. Abo bantu rero nibo batumye imitima yacu dutekereza kino kintu. Hari bamwe baratubwira ati mujye mukora ibitaramo ariko birimo akavuyo birimo urusaku ntabwo tujya tuza ahantu hameze gutya. Rero dutekereza gukora igitaramo kinini cyane ariko tukakora abantu bakeya kugira ngo tugabanye pressure y'akavuyo kaba protocol benshi amagahunda menshi kugira ngo dukore igitaramo kinini ariko cy'abantu bakeya. Twe dusanzwe dutarama ababizi abo dukunda gutumira barabizi dukunda gukora icyo bita live recordings dukunda gutumira inshuti n'abavandimwe abantu bamwe na bamwe baba batwegereye aho ngaho tukagira ibihe byiza cyane. None twatekereje gukora ikiri public ariko kitari cy'abantu benshi. Mu by'ukuri rero nicyo ngicyo kituzanye imbere y'abanyarwanda turabatumiye muzaze kandi anashimira n'abarimo baragura amatike barimo barayigura ari benshi cyane. Imana ibahumugishe cyane. Icyo gitaramo rero dufite expectation yo kusabana n'Imana mu buryo budasanzwe ndetse Imana iranabikora no mu practices kugira ama practices meza. Abanyamakuru bamwe wenda tuzanabatumira banadusure mu practices turi kugira ibihe byiza pe. Rero turizera ko uriya munsi imitima izakira, turizera ko imitima izakira, turizera ko hari abazakizwa, turizera ko hari abazasubizwamo imbaraga. Dufite ibihe byiza pe, si bya bindi abantu bajya bavuga ibyo kuvuga gusa. Turi mu bihe byiza pe, turabatumira kugira ngo tubane ndetse nabo hanze ntitwigeze tunabibagirwa. Tuza streaminga ku bantu cyane bo hanze. Dufite platform nabo turabashimira twagiye dukorana neza babita Eastflix bazabi streaminga live bizaba biyunguruye neza cyane. Dufite producer wa audio, producer wa video, bizaba ari ibintu bimeze nk'uko abantu babona indirimbo zarangiye. So turaza kubaha nabo uburyo bazabya accessinga. Ndumva ari ibyo ngibyo kabisa, ibindi dukomeze tuganire. Imana ibahumugishe cyane. Murakoze. Arakoze cyane. Yes, murakoze cyane. Nitwa Joel Sengurebe kuyobokamana TV na yobokamana Kadamarwa. Mfite ibibazo bibiri. Ikindi ni igitekerezo. Ikibazo cya mbere mbaza, hari hashize imyaka 3 nk'uko mwabivuze mudataramira abantu muri concert yanyu mwiteguriye mukaba rero muyigaruye, ariko abantu benshi bagiye bavuga bati abantu 1000 ko ari bake. Kubibazo sinirengagije ko wasobanuye impamvu zabyo, ariko wenda ku bantu baba badutumye kubabariza muze gusobanura mu gihe amatike cyangwa uburyo bwo kwigiza abantu ahantu kizabera n'abantu 1000 gusa bazaba barimo. Hari exhibition ishobora kuhaboneka kuko iyi concert yanyu ishaka kwitabirwa n'abantu benshi kuko ntabwo mwari muherutse gukora igitaramo. Icya kabiri, iyo abahanzi bari gutegura ibitaramo benshi ntabwo basigana n'intego yo kuvuga yuko bafite intego yo gutaramira abantu, guhimbaza Imana ndetse no gushaka bizera bashya. Alexis Dusabe yarayakoze igitaramo hariya muri ka Kigali gifite isomo gikwiye gutanga ku bandi baririmbyi, kubera ko usanga mu makonseri y'abantu benshi batagenera umwanya w'ijambo ry'Imana, guhamagara bihana, nyamara kandi bayitegura baratubwiye bati turumva dufite ishyaka ko no guhimbaza Imana ndetse no guhamagarira abantu kuri Yesu Kristo, nyamara ugasanga konseri irangiye nta bibaye ngo tubone batanzemo umwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana ndetse n'umwanya nyine
wo guhereza opportunity abantu ngo bakire Yesu Kristo. Ese muri konseri yanyu noneho abantu barabyiteze ko ijambo ry'Imana rizabona mu mwanya, ndetse n'abizera bashya bakagenerwa umwanya babishaka, nk'uko twabibonye muri konseri ya Regisi Dusabe ko ariko gashya kabayemo abantu bakavuga ati iyi konseri biragaragara ko yari yivuga butumwa. Ndumva ari ibyo ngibyo, ikindi ndaza kukivuga nyuma. Wabanza tugasubiza. Urakoze cyane Joel. Impamvu y'abantu igihumbi, actually igitekerezo uburyo cyaje bwa mbere bari abantu 700. Nkunda njye na madamu cyane umubare wa 7. Ubundi ni igitekerezo twadufite twifuza gutumira abantu 700, ariko sinzi ukuntu umutima waje guhindura ku 1000. Rero tuza kuvuga tuti 1000 nanone n'umubare mwiza, na abantu baba bakwiriye kugira ngo igiterane nyine kibe kitari gitoya, kibe kitari na kinini cyane. Iyo niyo mpamvu y'abantu 1000. Indi mpamvu yuko bashobora kurenga, twatuma turanabivugana na Manderari bamwe barimo barategura igitaramo. Dufite tickets, hari abantu bari muri Australia n'abandi bari muri Amerika barimo baragura tickets z'abantu batishoboye. Rero twari twavuze ati ahubwo wa mugani twarengejeho amatike makeya y'abantu batishoboye babisabye, ariko tukazakora wenda nk'abantu 100 bikunze, ariko tuzaguma cyane ku 1000. Ariko abo bantu tunabarenza bizaterwa n'ukuntu sare tuzareba uko bizaba bimeze, nuko bimeze, ariko turifuza ko 1000 cyangwa se around 1000 ariko bizaba bimeze. Murakoze cyane. Ku cya kabiri wenda na madamu ndaza kumuha bivugeho, twashimye Imana cyane kubwakira gitaramo cya Regisi Dusabe. Twese nicyo tuba twifuza, uretse ko atari abantu batanga agakiza n'Imana igatanga. Turabyifuza, hari igihe abantu bashobora gukizwa kuri uwo munsi cyangwa se bagakizwa mu yindi minsi ikurikiye. Ibyo nabyo twe tubigena. Twagiye tubona amamesaje y'abantu benshi bagiye bakizwa kubera indirimbo. Ntabwo ari twe tubigena, ariko ni twese n'iryo sengesho tuba dufite, kubera ko abantu badakijijwe ntekereza ko nta kintu twaba turimo turakora, ahubwo twaririmba wa mugani, tukaririmba abakobwa, tukaririmba n'ibindi. Twese niyo masengesho dufite, ariko si ugukizwa gusa, habaho no gukomeza n'itorero. Indirimbo ntabwo zibereyeho gusa kubwiriza, zibereyeho no gukomeza itorero ndetse no kuramya Imana. Ni ibintu bitatu. Rero ibyo byose ntabwo tujya tubyirengagiza. Murakoze cyane. Murakoze. Hari akandi kantu ibagiwe gato yabaje ngo ijambo ese rizabona umwanya. Hari ukuntu tumwe turabitegura twizera ko bizagenda neza. Hashobora kutahagarara umuntu kuri stage ngo avuge ubutumwa nk'uko tubimenyere cyangwa umushumba, ariko dufite uburyo tumwe tubiteguramo kandi twiza, turizera ko ijambo rizatanga kandi ubutumwa bwiza buzumvikana. Murakoze. Murakoze. Nitwa Jean Pierre, ukora agenda y'amakuru y'Abanyarwanda. Afite ibibazo bibiri cyangwa se bitatu. Ni igitaramo mugiye gukora nyuma y'iminsi mike mushyize hanze album mwise Ibyiringiro. Ngo byo musaje kumfasha muri rusange kuki iyi album mwise Ibyiringiro. Ni album iriho indirimbo 7. Ejo nabashije kwishyura kuri ABBA 10 byanjye numva boho, ariko hari amakuru ufite yuko ABBA mwajyanye amasezerano bakabishyura hafi amafaranga ngo wenda baza kuyavuga cyangwa nze kuyavuga nyuma. Ibi no gutuma nyine album ikora hagati uyu munsi umukunzi wanyu biri gusaba ko ayishyura kugira ngo ayumve. Amasezerano yanyu agarukira ku kuba za ndirimbo igihe kimwe kizagera nk'uko musanzwe mufite gucana abantu bakazabona. Byari byose umuntu yakoranye na platform nk'iri, hari amasezerano bagirana, igihe cyagera za ndirimbo nabo bakazibaha bakazashaka kuzona kuri YouTube channel nk'ibisanzwe. Ubwo mana ni impamvu y'album mwahise Ibyiringiro. Hari andi makuru nahoze numva avuga ko mbere yuko mwinjira mu muziki w'indirimbo zihimbaza Imana abantu bakamenya mbere y'indirimbo Amavuta, hari izindi ndirimbo mwari mufite ariko zitari zakagiye hanze.
hanyuma ni mwebwe mwakoreye konseri ya mbere muri BK Arena, abahanzi ba gospel, nyuma yanyu haje n'abandi mwakira soza umugabo n'umugore, ariko twagize amatsinda menshi yaje akora bitangaje ibikiraniro abatandukanye, mwebwe bishobora kubera isezerano kijya kigera mu kumva iby'umuziki mwabivamo. Murakoze. Murakoze cyane Janvier. Mubaje ibibazo byinshi ariko reka ngerageze kunyuramo uko nshoboye. Impamvu y'ibyiringiro album, ate dukunda ibyiringiro cyane, icyo nicyo kidukomeza muri runo rugendo rw'abakristo, n'ibyiringiro dufite muri Kristo Yesu. So dufite na gahunda yo kuririmba indirimbo nyinshi z'ibyiringiro zizagenda zifasha itorero muri kino gihe ndetse no mu gihe tutazaba turiho. So niyo mpamvu twahise ibyiringiro. Ziriya indirimbo zose, hari indirimbo zirindwi, indirimbo zose ziriho ni indirimbo zivuga ku byiringiro muri Kristo Yesu. Icya kabiri mwavuze ku masezerano ya ABBA, nk'uko nagiye bivuga, uno muri musaba amaboko y'abantu benshi batandukanye, biragoye ko ushobora kubikora wenyine. So ABBA rero twagiye dufatikanya muri no album, urumva ni abantu nabo bari bize cyane gufata umwanya wo kugira ngo mukore kuri album, nuko ngo bagiye bareka ibindi bintu bakoraga imyanya myinshi cyane kugira ngo dutunganye album. So niyo mpamvu twagiye tugira nabo amasezerano, zikaba ziri kuri ABBA. Mu minsi mikeya ziratangira kugaragara kuri YouTube, cyane cyane ko zatangiye no kugaragara mbere y'uko zijya kuri ABBA, nk'indirimbo bita Barihe, nayo ni indirimbo iri kuri album. So turatekereza ko buri kwezi ko Imana izajya dushoboza tuzajya dushyiraho indirimbo tuyikora kuri ABBA tuyishyira kuri YouTube, ariko nanone ni byiza ko mugeraho mukazigura kugira ngo turusheho gukora ibintu byiza kandi mu buryo bwihuse. Ikindi ni indirimbo za mbere ya Mama Vuta. Nibyo koko dufite indirimbo nyinshi twatangiye kwandika cyane kuva mu mwaka wa 2015. Arizo za Nkoresha zasohotse zari imbere cyane ya Mama Vuta, iyo yindi bita Mama Vuta Amaraso nayo ni iya mbere ya Mama Vuta, n'izindi zitarasohoka, ndetse n'indirimbo nyinshi cyane. Ikindi ni imibanire, si ibyo kwirarira, dukunda no kubishimira Imana, dushima cyane urugo Imana yaduhaye. Dufite urugo rwiza rwose, duhuza inshuti n'abantu tugenda tubana ku buzima ku bundi, abo tubana mu rugo, abaturanyi. Icyo kintu nacyo bagihamya, ntabwo ari ikintu twakwiga tuvuga. Dufite umugisha cyane ukugira urugo rwiza. Imana ibahe umugisha. Urakoze. Iyi ni challenge dufite kugira ngo tubihuze na concert, ariko n'ubundi turabisharinga cyane. Dufite amagroupe ariyo ku ma WhatsApp, ndetse n'ubundi buryo tugenda dukoresha butari public cyane turabikora. Buretse ko na Instagram hari ibintu bari turimo turakosoramo, turatangira nabyo kubisharinga vuba. Murakoze. Murakoze. Hari akabazo gato kugenda kompleta wenda ibyo yibagirwamo cyangwa Janvier yabajije ngo se mu mbana yacu hari igihe twumva twari ku muziki, ntabwo twumva hari igihe kigera ngo twumva twabureka kuko ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze. Amafaranga bivuga ko nyine numva Jeta tubiye ko barakoranye na TV kugira ngo hari amakuru y'avuga ko amafaranga babaye kugira ngo tumo turibageza abantu niba ari ibanga ry'akazi birashoboka. Murakoze. Kuko yabisobanuye yavuze ngo ubufatanye no gufatanya no gutanga amaboko, batanze amaboko yabo dutanga yacu kugira ngo ibintu bikorwe. Murakoze. Okay, murakoze. Nk'uko nababwiye nitwa Frodouari, wari ikinyamakuru bita Paradise. Ikibazo cya mbere, ese muri concert mwatubwira ubwo muzafatanya, ubwo niba atari ibanga uzabwiriza ubutumwa bwiza ndetse n'abandi ba artiste muzafatanya.
ikindi kibazo njyewe nakurikiye ibyo James yavuze byerekeranye n'imitegurire ya concert, avuga impamvu bahisemo abantu 1000, numvamo mu rwego rw'uko hari abasabye ko mu rwego rwo kugira ngo concert itazamo akavuyo bafata abantu 1000 mu rwego kugira ngo n'abantu bo hanze babashe gukurikirana neza concert. Ariko aha nahise ngira ikibazo kigendanye n'amakuru amaze iminsi avugwa. Icya mbere ndumva mushobora kuba mwayiteguye ariko mukaba influenced n'abantu bo hanze, ndabisobanura. Bivuge ko hari wari wabibajije mwari mumaze igihe mudategura concert, byumvikane kandi bari bakeneye cyane. Ubwo rero kimwe mu bibazo mfite ko mu minsi ishize byavugwaga yuko mwaba mugiye kujya kuba hanze wenda y'u Rwanda, byagiye bivugwa. Ese wenda nta byabihuriye imitegure kwa mwana yiteguye bigendanye na style abantu bo hanze bakunda asanga ifitanye. Ikindi mweretse gusora indirimbo ziri mu rurimi rutari Ikinyarwanda, bishobora kuba bifitanye isano na orientation y'umuziki mwaba murimo bigendanye n'uko mwitegura kujya gukorera umuziki hanze y'u Rwanda. Murakoze cyane Frodouard. Ikibazo cya mbere kivuga ko tuzafatanya, hari bamwe bita Imnos, n'abaramyi beza cyane bamaze Imana imaze gukoresha cyane mu bihugu bivuga Igiswahili. Bayita Imnos na umusore n'umukobwa bamwe bita Dedo, undi bita Naomi, n'abaramyi beza. Abandi bari hano mu Rwanda twifuje ko twazabatangaza ku munsi w'ejo, hari impamvu, ariko n'abaramyi beza cyane kandi ku munsi w'ejo tuzabibamenyesha. Murakoze. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ese ntabwo twari tubanze ku bantu bo hanze kubera ko hari amakuru avuga ko tugiye kujya hanze. Twebwe usanzwe tugendera ku mugambi w'Imana, aho Imana itworiyanse niho tujya. Ntabwo tuzi igihe runaka cyangwa tuzaba tubarizwa mu minsi y'imbere, cyane ko nk'uko twakomeza tukabarizwa hano. Ni ukuvuga ngo ntabwo twibanze ku bantu bo hanze kuko dusanzwe dukora ibitaramo bitandukanye hano, abantu bakadutumira mu church tukaza tugakora nta kibuzi kindi kirimo. Rero niyo mpamvu twateguye ikintu gisa nkaho ari facilitation kugira ngo kino gikorwa kibe ko nta bintu byose bikorwa ku bantu murabizi. Tuba dufite sale zigomba kwishyurwa n'ibindi byose, niyo mpamvu twashyizeho cya giciro kugira ngo tubashe gukompleta ibyo bintu by'ibiguzi dusabwa. Ikindi kintu cy'indirimbo zijyanye n'ururimi rutari Ikinyarwanda si uko twibanda hanze pe, ahubwo ni uko tugira ngo ubutumwa turirimba n'abatumva Ikinyarwanda babubagereho. Murakoze. Nitwa Kaspa, uko nababwiye muri Ishusho TV. Ikibazo nari mfite, mwavuze ko twabonye ko mwataramiye muri BK Arena igitaramo cyanyu cya mbere, ariko nagira ngo mbarize Abanyarwanda bose bakunda imiziki ya gospel, ese mwaba muteganya gutaramira mu zindi ntara, cyane cyane ko ibitaramo byose bya gospel akenshi bijya mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo muri campus? Ndi kwibaza ese abantu batuye Gisenyi, abantu batuye Mutara, Kibungo cyangwa Gicumbi mubahishe iki muri rusange? Murakoze. Ibyo byose bisaba ko Imana yabishyize ku mutima w'umuntu. Hari ibintu byinshi byo gukora byiza pe, hari ibintu twifuza ariko Imana itabigushyizeho ngo inagucira inzira yo kubikora, akenshi ntibikunda. Ariko turabisengera, turanabyifuza, tubona ni amamesaje menshi avuye ku bantu bo muri ibyo bice bitandukanye, ndetse ubwo nanakangurira n'abaterankunga kugira ngo baze bashyire mu bushobozi ibintu byorohe, imiryango ifunguke y'ibyo bikorwa. Murakoze. Nitwa Justin muri Radio Fashe Family FT. Utubazo tugera kuri 3. Akambere no kubabaza imyiteguro y'igitaramo cyageze hehe, uduhaye ishusho yayo n'izina mumaje kugera ku kigereranyo ku ijana. Icya kabiri ni ikibazo cya concert mwagize kuri BK Arena,
niyo experience mwakuyeyo mugiye no kutuzanira muri iki giterane cyangwa muri concert no gutegura. Ikibazo cyanjye cya gatatu, ndibaza ngo mwavuze ngo ni umugisha kuba muri kumwe kandi mukunda umuziki mudateze kuwureka. Ese habaye impamvu zituma haza divorce hagati yanyu indirimbo za bizane? Icya kane cyane mfite, ndibaza ngo inkuru z'uko mugiye kujya hanze zaravuzwe. Nanjye hari inkuru nasomye kuri radiyo yavuga ko mugiye kujya hanze muri bamwe mu bahanzi bagiye kugenda. Mukeka ibyo bintu byaravuye icyo gihuha cyaturutse? Muze no kutubwira ku bijyanye n'inyubako za Dubai nimba mwebwe nta ngaruka zabagezeho, uko byifashe kuri ubu ngubu. Murakoze cyane kuko ariho mutuye. Mugenzi wanjye namwe murongera kuko ariho mutuye. Murakoze cyane. Juste Flash FM Imana bamugisha. Imyiteguro yo navuga ko tugeze nko kuri 95. Urebye 5 isigaye n'akazi k'abanyamakuru musanzwe munakora ndetse n'akazi k'abakristo bazaza kuri uriya munsi. Cya kabiri, experience ya Arena kuri no event namwe murabyumva, gutegura igitaramo kingana kuriya no gutegura igitaramo cy'abantu bakeya. Urumva ko dufite imbaraga cyane, tugitsikamiye cy'abantu bake, turagitsikamiye kabisa, dufite imbaraga cyane nyinshi. Ikijyanye na divorce cyo mukibagirwe, icyo cyo numva nta kintu nakivugaho kuko ntikinashoboka. Igihuha sinarangije kwandika neza. Ibihuha byo aba ari ibihuha nyine, ubona bivuze neza. N'igihuha umwaka ushize twagiye i Burayi turagaruka, no muri kuno kwezi kwa gatandatu turagenda kandi nabwo tuzagaruka. Saho hanze se bavugaga n'ibyo kabisa. Murakoze cyane. cyo kwa Dubai perezida yakivuzeho Imana imugisha. Abandi tugerageze kugenda turasa ku ntego kugira ngo twihute. Murakoze. Nanjye twari ikinyarwanda kuko nabivuze muri radio BNB mu mwezi. Abantu bakomeje kugaruka cyane ku byo kujya hanze. Nanjye ikibazo nagize kuri ibyo, mwaba mujya mutekereza gukora igitaramo hanze, niba gihari se byaba ari byari cyangwa se hehe? Murakoze. Murakoze cyane. Nkuko twababwiye ku wa gatatu tuzajya i Burayi, ndetse tunashima n'Imana ko Imana yaciye inzira. Abanyarwanda bari kujya kuramya i Burayi rwose, kandi abanyaburayi baranyotewe pe, n'abataragiye rwose turabashishikariza kujyayo. So umuvandimwe wacu Mbonyi azaba ariyo ku wa gatandatu gutangira ku 11 ku wa gatandatu igitaramo mu Bubiligi. Rero tuzaba turiyo ndetse tuzitabira n'ibitaramo bimwe na bimwe azaba arimo arakora mu Burayi. Twebwe turatangirana no kwa karindwi. Abanyaburayi rwose ntabwo tuza kuborohera. Imana ibahe umugisha. Tuzabyitabira ibya yes tuzabyitabira bimwe na bimwe. Hari amatariki yagiye tubwira, tubona ko hari aho dushobora guhuriza, hari ibihugu tuzahuriramo. Yego tuzitabira gusa nk'abakristo bandi. So kwa karindwi ho natwe tuzakora ibitaramo byacu bizenguruka i Burayi, hafi ibihugu byose by'i Burayi. Murakoze. Nitwa Karasira Steven. Ndabanza gushima Imana ku bwanyu. Cyambere gituma nshimira Imana nuko Imana yabateye inyama kabisa. Mwarabyibushye Imana ishimwe. Icyo ni ikintu cyo kwishimira pe. Ni impamo. Mfashe dukomere icyo nashaka kubaza ni state management
muzamara umwanya ungana iki kuri stage? Igitaramo giteguriye igihe kingana gute? Ko hari ukuntu abantu babwira bati turamo iki gihe iki, ugasanga ngo mukayoboye ugasanga abantu batangiye no gutaha sometimes aho basize kuri stage. Igitaramo cyane gifite amasaha angana gute? Ikindi nanjye nagira ngo mbaze, mubona abantu babigiraho iki? Mubona abantu babigiraho iki mu buryo bw'ikibazo gihari cya divorces ziriho, kuko ni ikibazo gifatika kigaragara. Mubona abantu babigiraho iki? Bishobora ngo ubuzima bwanyu hamwe nka mariage umugore n'umugabo, ariko noneho muri ministry abantu babigiraho iki mu by'ukuri? Ese mwebwe mubona kuba muri ministry kandi muri couple byarabafashije? Murakoze. Urakoze cyane brother Karasira, umugabo cyane twagiye tuganira, nakunze ibitekerezo bye cyane. Igitaramo rero kizatangira ku isaha ya 12:00 kirangire 3:30. Tuzatangirana n'igitaramo, natwe tuzagisoza, abatumirwa bose tuzaririmbana. Ibyo bizadufasha kugira ngo tutica amasaha, nkuko twababwiye ko igitaramo cya Rena cyatwigishije ibintu byinshi, harimo n'ikibazo cy'amasaha. So this time kabisa turimo turarwana nabyo kugira ngo tubikore neza. Ikintu abantu batwigiraho, navuga ko turi abantu b'abanyantege nke ariko bafite ibyiringiro cyane muri Kristo Yesu. Iryo jambo ndivuze kurenza uko riri mu mutima wanjye, niho turambirije. So turasengana buri munsi, nijoro na mu gitondo, turi mu modoka ahantu hatandukanye, turasengana na madamu wanjye, turakomezanya, turigishanya. Nta bundi buryo bwo kugira ngo mutsinde inoze, ni ugufatana then mukarambiriza muri Kristo Yesu, mu byiringiro biri muri Kristo Yesu. Ni simple as that. Murakoze. Murakoze. Nitwa Murangira Nkorera Inyarwanda. Ndashaka kubaza ku kintu James yagarutseho cy'abantu bazitabira konseri bagize ibikomere bakuye mu madini atandukanye. Ikibazo cya mbere, ibyo bikomere birashoboka ko mwabitubwiraho, hanyuma niba bidashoboka nabyo nta kibazo muraza kudusobanurira. Ikindi kibazo cya kabiri, intego nyamukuru y'iyi konseri ni kugira abo bantu bahuye n'ibikomere bafashwe, cyangwa ni ibintu byahuriranye n'uko nabo bakeneye ubutumwa bwiza? Murakoze. Urakoze cyane Muramira. Iki kibikomere rero ni ikintu kigari kandi ntabwo ari ikintu tugomba guhisha nk'abakristo. Urumva hari amatorero menshi, hari amwe akora ibyo Kristo yavuze kugira ngo itorero rikore, babigerageza. Hari abandi batabishobora, hari abandi expectinga abashumba babo ko basa na Kristo 100% bagafeiringa. Hari ibintu byinshi, so ntago wamenya details z'ukuntu nyine uzabura umwe uko yagiye akomereka, ariko harimo ibintu byinshi nange murabibona, mujye mubona ku ma-status nkunda kubona bavuga butumwa ibintu bamwe na bamwe ibintu basigaye bavuga, umuntu yanavuga ko ari biri bizarre, bidakwiriye no ko umuntu okay, ku buryo twanavuga ko wenda atigeze yizera ubutumwa bwiza. Icya kabiri, ku ntego nyamukuru y'iki gitaramo nk'uko twabivuze, aba bantu rero nibo batumye icyo gitekerezo kiza ku mutima. Kigeze ku mutima rero ntabwo aricyo twagumyeho, turi kugutarama, ariko abo bantu nabo nyine bazaprofitira aho ngaho, kandi abo ngabo bagiye batwandikira ku ruhande nabo twarabatumiye. Niba bana flexible tuzaberekana, wenda Imana yagira icyo bakoreraho kuri uriya munsi, bazaba bari n'abashumba benshi cyane twatumiye, bakagira n'abo bakonekitinga kugira ngo babafashe muri runo rugendo. Murakoze. Murakoze. Twamuyize
yose iradukunda murakuriye RBA. Ikibazo cyanjye cya mbere, mumaze imyaka hafi 3 mudakora igitaramo kinini, rwari urugendo rumeze gute, nayahe masomo mwize muri iyo myaka 3? Muze no kumbwira ubwo mwajyaga i Burundi uko mwabonye umuziki wa James na Daniela wo kuramya Imana, abavukanyi b'abarundi bawakiriye. Murakoze cyane. Reka dusubize. Imyaka 3 yo irimo amasomo menshi ku buryo twasaba ko twafata n'undi mwanya umuntu agafata n'ikaramu cyangwa se ingwa akajya ku kibaho akandika ibintu byinshi. Imana yatwigishijemo ibintu byinshi, yatwigishirizemo abantu, cyane cyane ko abanyamakuru twagiye tuganira muri bitandukanye barabizi ko twatangaga ubuhamya ko tutagiye gukora, twahuye n'abantu benshi, twari tumenyereye guhura n'abantu benshi, so twagiye dutangazwa n'ukuntu abantu bateye, ukuntu abakristo bamwe bateye, ukuntu abantu bamwe bashobora kuba muri kanisa atari abakristo. Ibyo ni ibintu byagiye bidutwigisha cyane muri ino myaka, ndetse no kubalansinga nyine abo bantu bose batandukanye. Harimo amasomo menshi twigiyemo, ariko cyane cyane icyo tukiziranye na madamu ko ikintu cyatugoye muri ino myaka cyane ni ukwiga ku bantu. Nicyo kintu cyatugoye, cyadutwaye igihe kinini, na n'ubu ngubu tukigerageza kugira ngo tukimenye neza, tumenye kucyitwaraho neza. I Burundi ni ahantu, reka mbanze mbabwire ukuntu twabonye igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu navuga kiri inyuma mu buryo bw'iterambere, bakirimo barashakisha cyane, ariko mu buryo bw'umwuka ni abantu bafite imitima imenetse cyane. Abantu bafite imitima imenetse cyane, bakunze kuramya, bakunze gusenga, ku buryo no ku-explaininga indirimbo zacu ukuntu zari zimeze i Burundi ni ikintu umuntu atashobora kuvuga. Ni ikintu cyari kirenze uko twabitekereza, uburyo bazakiriye, uburyo bazizi, uburyo twaririmbanye, ni ikintu cyari kiturenze natwe. So mu ncamake ni uko bameze i Burundi, ni abantu bafite umutima wo kuramya pe. Abaramyi bose bamaze kugerayo iki kintu nabo bagihamya. Murakoze. Yes, murakoze cyane. Ni Joel ugarutse n'aka kabazo ka nyuma navuze. James na Daniela ni bamwe mu bahanzi umuntu avuze yuko bari kugenda bajya ku rwego rwiza uko bwije n'uko bukeye, ntabwo yababeshye, kandi abantu bakundira yuko muririmba imbaraga zo gusara wa Kristo. Ni ibintu byiza cyane. Ese hari igihe mujya mutekereza mukavuga muti tubonye umuntu ufite impano yo kuririmba, ufite gahunda yo kuririmbira Imana, koko uri hasi yacu, dushobora kumufungurira ibirenge akatwigiraho? Hari umuntu ubakunda cyane w'umuhanga mu kuririmba, ariko yambwiye ko yagerageje kubahamagara, niba arashyize amaboko bya nkuru simbizi, ariko yambwiye ko yabahamagaye inshuro 126 mutamwitaba. Arambwira ngo nuhura na James na Daniela uzamumva bambarize ngo kugira babe bakorana n'umuntu indirimbo byasaba iki, kugira kuba bakwemerera umuntu abigira ku birenge muri uyu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana byasaba iki, byagenda gute? Ndavuga ndi intumwa ya Rwanda, nzagutumikira, none nimumunsubirize mubwire ngo iki. Murakoze. Murakoze cyane byo umuntu uri hasi kutwigiraho, cyatwigiraho, namubwira ku gukunda Kristo. Buriya twasanze ikintu umuntu avugisha amagambo, mbabwiye n'amagambo, nta ikintu umuntu avuze ku magambo nicyo gikora ku mutima, ariko ikintu kivuye ku mutima nicyo gikora ku wundi mutima.
so niba umutima wawe uri kuri Kristo nta nubwo ari ibintu bisaba imbaraga nyinshi, niyo wavuga gusa ngo Mana urera birahagije ko bikora ku yindi mitima. Namwigisha kwegera Kristo cyane no gukunda Kristo cyane, ndetse nkongeraho n'akandi abakozi b'Imana benshi bajya birengagiza kugira umwete kabisa, nta kuryama. Iminsi y'umuntu aba ari mike cyane. Ngira abahanzi b'inshuti zanjye dukunda kuganira bose bazi ko njya mbapushinga gukora. Umuntu akamara amezi 6 nta projet afite muri studio, nta gahunda afite, kandi afite impano kandi atari na busy. So nabakangurira gukora cyane. Icya kabiri, uwo muntu watubuze wowe simbizi. Hari abantu bajya batubura, hari n'abo natwe tubura, ariko izo nshuro zo navuga ko ari ugukabya cyane. Ubyere byose uwo muntu twaba turi umuntu waguhamagara izo nshuro byawe uri ugukabya. Icya gatatu ni igisabwa kugira ngo dukorane indirimbo. Ntacyo abantu baduhamagaye kabisa bose, iki kintu bakiduhamya ko nta kintu tujye dusaba kugira ngo dukorane indirimbo, nta mafaranga, nta kitugira conditions nk'eshatu gusa. Iya mbere ni uko indirimbo iba yatunejeje, atari bya bindi byo gufana gusa ngo ni uko umuntu ari inshuti yawe ngo murashaka gukorana. Iyi ndirimbo itatunejeje rwose ntibikunda, kuko natwe ntitujye dusohora indirimbo itatunejeje. Icya kabiri ni umwanya, tureba umwanya kabisa, dukundiye twabona bidukundiye nabyo tukabikora. Ndumva ari ibyo gusa, sinzi ko madamu yagira n'ikindi anyibutsa, ariko ni ibyo tujya tugenderaho. Gatatu ndikubona gisa nkaho twari twabisubije, ariko uwo muntu mwazamutubwira nanone tukamenya kugira ngo umwami azabishimira. Niyo ndirimbo wenda yifuza ko twakorana tugeze ku mutima tuzakorana, kuko ntabwo ari wowe wenyine, hari n'abandi utekereza ko bashobora kuba wenda bari hasi cyane kuri uwo, kandi twakoranye muri album ya gatatu barimo muzabona. Murakoze. Twa Freddy Musoni nkorera Sibo TV, ko nabivuze. Ikibazo muri iyi minsi abantu bahugiye ku mbuga nkoranyambaga, turimo turagenda tubona imyitwarire y'abakozi b'Imana itunguranye. Nahoze ndeba amashusho kare y'umupasiteri uvuga ngo zana 300 ngo Imana uyitange kuko niba bari bagutanze n'igitambo, ngo kugira ngo 300 Imana ibikoreshe ishaka kukubohora, ku buryo abantu bagiye mu rujijo bakavuga ngo ese ninde mukozi w'Imana urimo ukora umurimo bw'umurimo, cyane ko bamwe bamara gutekereza ko birimo n'amafaranga. Ati ndagenda nk'umukozi w'Imana mwiza, ninjya ku ruhimbi ndabona amaturo, ndakora umuziki ngamije kukundwa, mbona amafaranga. Ari nacyo gituma abantu bajya mu rujijo bakavuga ngo ninde umukozi w'Imana wa nyawe. Mwebwe mugira iryo yerekwa ryo kuvuga ngo byibuze tujya tubasha kubatandukanya, ku buryo mwakwereka abantu babakurikira bakavuga ati umuntu usize amavuta n'uyu, utariwe n'uyu, cyangwa se ntibijye bibaca intege mukavuga muti bya bintu kuko birimo kubeshya kwinshi, aha abantu natwe bazatwitiranya bagire ngo tubirimo kubw'amaramuko. Ntabwo mujya mugwa muri uwo mutego. Murakoze. Murakoze cyane. Kino warabuze icy'umupasiteri ku mbuga nkoranyambaga, nayibonye acira nayiretse na madamu mu kanya, twari turimo turatangara nyine n'iriya video. Yavuzemo akantu ntabwo navuga ngo kansekeje, kambabaje cyane. Yavuze ngo ayo mafaranga nuyatanga ngo Imana ngibone imbaraga ngo zo kugira ngo ikize uwo muntu. Njye nagifashe nka blasphemy, cyangwa se nk'igitutsi ku Mana. Nk'igitutsi ku Mana, ku buryo bavuga ngo amafaranga 300 ngo niyo yatuma Imana ibona imbaraga
zo kugira ngo ikize uwo muntu. Ni igitutsi ku Mana, kandi Imana imubabarire, imugirire ubuntu bwinshi, imuhe ku imugirire ubuntu bwinshi, nta kindi namubwira, inamubabarire rwose cyane. Waravuze ku bintu bijyanye no gukorera Imana, amafaranga, kumenya umuntu w'umukristo n'utariwe. Pawulo yaravuze ngo sinigeze nza muri mwebwe babwira ibintu by'ubwenge, sinigeze nzana amagambo y'ubwenge kuri mwebwe, ngo ahubwo naje mbabwira Kristo, kandi Kristo wabambwe. So ni ukuvuga ngo ahantu uzamenyera umunyamwuka ni umuntu uvuga Kristo wabambwe. Kristo iyo batarabambwe nta mpamvu y'ubukristo. Ni ukuvuga Kristo iyo batarabambwe ntabwo tuba turi abakristo. Uwo ni wo musingi, ni nacyo nicyo kintu Imana yakoze gikomeye kugira ngo iturokore. So sinshaka kubijyamo cyane, ariko umuntu wese utinda kuri icyo kintu niwo munyamwuka, kandi ntagitindeho gusa, agaharanira no gusa n'umukiza wiwe. Icyo ngicyo rwose iyo niko njye gisurinya. Nkunda umugani Kristo yaciye w'umurima, umugabo wabonye umurima wari urimo zahabu, ngo aragenda agurisha ibyo yari atunze byose ngo kugira ngo aze agure wa murima. Ni ukuvuga ngo rero niko umukristo wese ameze. Uwo murima ni nk'ubwami bw'Imana, uwo murima ni Kristo. Umuntu wese wabonye Kristo nta kindi kintu ufite cyo kuganwa cyo kuvuga. Ntushobora no kubona n'umwanya, nta n'umutima ntiwanabikwemerera. Rero naho ngendebera umukristo ni umuntu ufite ibyiringiro bitamarwa n'ibihe muri Kristo. Ni umuntu uko avuze avuga Kristo. Hari indirimbo nyinshi njya numva umuntu yavuze Kristo ariko nawe yivuze, yavuze abandi ko ari babi, abantu bose ni babi. So umuntu wese, umukristo wese avuga Kristo. Murakoze. Icyo gucika intege, mujya mucibwa intege n'ibihe byo kuvuga ngo kubera ko umurimo w'Imana basigaye bawushidikanyaho, bityo nawe tweka tujye mu bindi, batazagira ngo turi muri icyo kigare. Urakoze. Iyo sije ndayikunda cyane, kandi n'abantu dukunda kuganira barabizi ko icyo kintu dukunda kukivuga. Mu kintu kijya kimbabaza cyane mu kuramya ko mu Rwanda, ni uko ntangira kubona abantu badakijijwe bahimba indirimbo. Ni ukuvuga ngo indirimbo zikaba zitaturutse ku isoko y'umwizera. Icyo kintu kiri dangere sinzi impamvu mbese nkivuga, kiri dangere ku iterambere ryo kuramya mu Rwanda, kubera ko hazagenda hava kuramya mukuri. Rero kuramya mukuri no mu mwuka, kuramya mukuri ni igihe umutima wawe wizera ibyo wavuze. Ni ukuvuga ngo niba uvuze ati Kristo warambabariye, mu mutima wawe ukaba ubizi neza ko icyo kintu ari ukuri. So icyo kintu ngiye personally kinera ubwoba cyane, kubona itorero cyangwa se abizera cyangwa se abaramyi hagenda hivangamo isi, bigatangira kuba entertainment. Icyo kintu personally kinera ubwoba cyane, ku buryo njya ngira aho ngenda gucika intege. Inshuti zanjye zo zirabizi, na Mandela twarabiganiye cyane iminsi yashize, ku buryo bijya bituma numva nabireka, ariko nkavuga ati se reka dufatikanye n'abandi bagihagaze, ibyo bavuga babyizera, dukomeze tubikore. Yego, murakoze. Ikibazo John Israel baramutse kuvuga kuri konseri, yavuze ko iriya ni indirimbo yisunga cyane ibindi byavuga bishatse kuvuga ko mwebwe kuba indirimbo zanyu zikuru namwe muzikurira, cyangwa se hari n'abaramye ko bafata umwanya akazigira, bafata igihe batana n'Imana, ariko tunabikora. Reka ngisubize ko nkunda kugira uruhare runini mu kwandika indirimbo. Ikintu cyose gihabanye n'ijambo ry'Imana ntabwo aba ari icy'Imana. So dufata umwanya, iyo umuntu agize ikintu kikaza ku mutima, iyo kije gihabanye n'ijambo ry'Imana, ntabwo kiba kivuye ku Mana.
ugomba no kugira umwete wo kugira ngo ugishyire ku ruhande cyane kuko ibyo aba ari ibitekerezo byawe. So indirimbo yose igomba kuba ijyanye n'ijambo ry'Imana. Urakoze. Nari mfite ikibazo kimeze nk'igitekerezo kitari ikibazo nyirizina. James na Daniel turi kubabona kuri ubu ngubu ku ntambwe mumaze kugeraho, ariko nibwira ko muza hari amaboko mwari mukeneye ko yabafata y'abahanzi mwari musanze muri ino industry. Ndibwira ngo kuri album yanyu murimo gukora hariho umusore bita Labisi, indirimbo mwakoranye nawe. Ayo makuru mfite nk'abashimira n'uruhare mugira mu gushyigikira abo bahanzi bakiri bato. Mwaba muratekereza kugira umuntu mwaha stage muri iki gitaramo cyanyu n'akavuga ati hari abamfashe ukuboko baranzamura bamurikira imbaga nyamwinshi abantu bazaba bahari? Icyo kintu mu gitekerezo niba mutarashyize mu bikorwa mu birebe uvuga ati ko twe tubikeneye cyagiye tuza natwe hari abana babikeneye kugira ngo tube twabaha uwo mwanya. Hanyuma mugenzi wanjye ngiye kubaza aranyongora yambwira ngo bazi ikibazo kigira kiti abanyamakuru mwatekereje uburyo bazinjiramo, kamera zaba zemewe mu bitubwira hakiri kare kugira ngo tube tubizi tuze twiteguye. Murakoze brother. Ku cyo gufasha abandi, icyo ntabwo ari ikintu umuntu anihatamo. Ahantu hose umuntu wese ufite Kristo muri we, ubona afite content ya Kristo muri we, njye waranyimpressinga. Niyo mpamvu ndibuka uwo mwana bitaramisi n'umwana muto cyane yansanze muri studio, twari muri studio aririmba indirimbo ndarira muri studio. Ndabwira ati Imana iguha umugisha, arambwira ati mwamfashe iki? Ndabwira ati indirimbo tuzayiririmbane. Twaranayirimbanye, twanamufashe no kwitunganya, iri no kuri album y'indirimbo bita Mu Gitabo. Umuntu utaragura album rwose iyo ndirimbo ndayimusabiye. Dufite n'abandi benshi batandukanye tugenda tugira inama, ndetse Imana iduhaye n'ubushobozi tuzarushaho no kubikora. Ndetse n'aba Hymnos nubwo Imana yabazamuye cyane mu bihugu bivuga igiswahili nka Kenya, n'abantu kabisa bari hejuru cyane, ndetse na Tanzania, ariko mu Rwanda abantu benshi ntibabazi kandi ni abaramyi kabisa. Ndanabakangurira kugira ngo mugende mwumve indirimbo zabo. Bafite YouTube channel bita Hymnos, bafite indirimbo nziza pe, muzashimira nyuma. Murakoze. Icyo cy'uburyo cy'ubwo kwinjira, coordinateur araza kumfasha kuko arabizi ko ntari kujya mu madetaye menshi, ndashaka kuba free kabisa. Ikijyanye n'amakamera cyo ndumva ko kubera ko tuzarekodinga igitaramo tugitegure neza, rwose turabibasaba kugira ngo muzaze dutane. Abazaza kamera muzazisige mu rugo rwose. Amafoto ni sawa cyane, ariko video kubera ko tuzakora ibintu twabitunganya neza, byaba byiza rwose mutabikoze kandi muzabikore mu izina rya Yesu. Murakoze. Highlight ndatekereza ko dufite umuntu uzabikora, tuzayibasharinga rwose. Murakoze. Okay, barakoze kandi dushimiye ku bw'icyiciro kirangiye. Hari abantu batatu baba bafite ikibazo kitasubijwe. Turabizi mwarimu bakumbuye, mwashaka kubumva, ariko kandi tuze kwibuka intego yateranyije hano. Mu kanya nitujya gukora inkuru, iyo ntego ntituze kuyibagirwa bitewe na topic nyinshi twafashe. Ngiye gufata abantu batatu ariko babaza ibibazo nyine bumva ko bitasubijwe. Nta gusubiramo ikibazo, bafifi baje nonaha ubaza abandi mbere yo kubaza. Niba ikibazo cyawe ugiye kubaza kitabajijwe, murase ku ntego kugira ngo ducunguze uburyo. Murakoze cyane. Ndagira ngo babaze umuntu wese yategura ikintu aba afite ibyo agamije cyangwa ibyo ashaka kugeraho. Expectations zanyu kuri kino gitaramo iziye, wenda ikote financiere ebyiri no kuri mu mwuka, kuko urebye abantu igihumbi biraroroshye, kandi abantu igihumbi n'icumi n'eshanu biroroshye cyane kubyumva. Ni iki mwari mutegereje? Hanyuma akabazo ka kabiri nakunze kukibaza
nkabaza n'abantu batandukanye ariko bari bafite igisubizo. Iyo urebye abahanzi bakuru abo twita aba legend mu Rwanda, usanga hari ikintu ngiye kuvuga wenda kitazakirwa neza ariko kiri cyo cy'ukuri. Bubatse umwuka wa nyamwigendaho, selfishness. Buri wese arashaka kubaka ubwami bwe, ntawe ufite ntabwo turimo turabona, nubwo muri rwose mwakuze mugeze ahantu twishimira turyohewe, ariko ibintu byo gukonekitinga no guhura wapi nta birimo. Iyo urebye abavandimwe b'u Burundi hirya aha ngaha, Papa Apollinaire bose bamufata nka se bose, ku buryo bafite na connection, barafite uburyo bahura. Ni ejo bundi aha ngaha muri Pasika y'umwaka ushize bakoze indirimbo babiri baba muri Amerika, uri wabaga muri Australia, baba muri France, bakoze indirimbo ya Pasika. Bigaragara ko kamere bafite connection, hari ukuntu bubatse ikintu kibahuza bakagumana. Ibyo bituma rero bafite umurage baraga abari munsi yabo. Ariko hano twebwe iyo urebye usanga buri wese yubaka ubwami bwe ukuntu bimeze, ugasanga nta murage turimo turasiga hasi hariya. Wenda simwe bakuru mu bahanzi, ariko mutekereza iki ku kintu kijyanye no kubaka ikintu cy'ubumwe kandi gifite icyo gishaka gukora, kandi twabibonera muri mu makorabo mwakora, twabibonera mu mishinga mwakorana byose, bituma byose birabariya bari hasi. Murakoze cyane, reka ne kurambirana. Murakoze ngira ngo mwanyumvise. Murakoze cyane brother, nakumvishe kabisa. Kuri iki cya expectations z'igitaramo ndashimye ko mukora imibare rwose mukamenya nuko bizaba bimeze. Icyo ndagikunze cyane. Muze no gukora n'imibare ya bije, muze kuyikora, mugende mubaze kuri convention, mubaze ibiciro. Yarabizi ugende ubaza abacuranzi, abantu bakorana n'abacuranzi, mugende mubabaze uko bimeze, mugende mubare ukwezi turepeta, mugende mubaze sound uko ikodeshwa, turabaha za nimero mubaze sound ishobora gukora muri convention, bababwire ukuntu biba bimeze. So murasanga ahubwo turi bijiri hejuru y'ayo mafaranga. Niyo mpamvu nyine bijiri hejuru y'ayo mafaranga. Tunashimira abafatanyabikorwa kugira ngo ibyo bintu byose bigende neza. So nkunda no kubona n'abantu bagenda bakomentinga ku masocial media zavuga ati ngo amafaranga ngo kuramya ngo se byagiye amafaranga bate. Manumva nabasubiza bamwe nkabwira nse watwishyuriye bije akareba ukuntu tugenda mu cyo kibuga dufite kinini mu Rwanda, muri stade kabisa, abantu bakazira. Icyo kintu cyatunezeza cyane, ariko umuntu wese uri involved muri bino bintu arabizi ko biri expensive birenze nuko dushobora kubivuga, kuko hari ama essence tutabara, hari by'amafunguro abantu bafata n'ibintu biri n'amafaranga menshi cyane. Icyo cyo naho ngo tukirangirije. Kuri iki ngiki cy'ubumwe rero ndashimira ko nakivuze. Nanjye personally ni ikibazo nagiye mbona nkigera muri hano mu Rwanda, ndebye ukuntu buri muntu aba ari wenyine, ariko ndashimira Imana, ndabona ko bigenda biba byiza. Ariko na mbere nabonaga benshi bari kumwe kandi nkabona ibintu bimeze neza, ariko tukagenda tubona ko bidahagije, ariko ntekereza ko ubu bimeze neza cyane. Njye na madamu duhura n'abaramyi benshi, biri hafi ya bose n'inshuti zacu kabisa, kandi bitarimo uburyarya. Inshuti za zindi zitarimo uburyarya kabisa, n'inshuti zacu benshi. Nuko dukora ibintu byinshi tubishyire ku masocial media, ariko hari amahoteli ya hano Nyarutarama dukunda gutaramira tukagira ibihe byiza benshi muri bo. Ndetse n'amakorabos abantu barayabona, n'ama live recordings menshi tuba tuyarimo, nabo bari mu yacu. Ntekereza ko nta kibazo gihari, kandi nta n'igihari. Bavuze abarundi ukuntu bafatanya indirimbo, ariko natwe turazifite za covid turazifite, dufite n'izindi z'inama zitandukanye, twese turi kumwe. Murakoze. Murakoze. Nitwa Fifi muri activity na Radio Disi. Ntabwo ndajya kure y'ibyo bavugaga byaguje. Umuziki wa gospel ndetse n'abantu bafite inyota yo kuramya Imana no kujya mu bitaramo bamaze
byamaze kugaragara ko biri ku rwego rwo hejuru ndetse no kurusha muri sekira, nubwo wenda muri sekira haba ibitaramo byinshi rimwe na rimwe kurusha muri gospel, ariko iyo witabira igitaramo ubona inyota abantu bafitiye Imana ndetse no kuramya Imana cyane, kandi batitaye ko ngo bavuye muri edini n'abasekira nabo baraza. Uburyo babitegura nibyo nashaka kuvugaho, wahise ubivugaho na bije n'amafaranga babivuze biri kugenda bihenda, kuko n'ubundi ibitaramo biragaragara ko abantu babyitabira bashyira amafaranga abantu bakaza. Njyewe icyo nshaka kubaza noneho, niba ari icyifuzo n'uri gusenga kugira ngo bije noneho ziboneke muri publike yo hasi iriya ikunda James na Daniela, ariko ikaba idafite ubushobozi bwo kuba yanatanga n'igihumbi. Hari n'abantu batagira igihumbi kimwe, akaba agukunda, akaba akunda Imana, akaba anabyifuza avuze ati njyewe mfite amafaranga n'ibihumbi ijana nabitanga ariko nkaza nkabareba, ariko akaba nta kintu afite. Muri iyo minsi amafaranga rimwe baravuga ngo yarabuze. Abo bantu hari ikintu muri gutekereza muzabisengera se basi Imana yishyuriye bije y'abo bacuranzi ahantu hadahenze nko muri convention? Byashoboka ko ushobora no gusaba umujyi wa Kigali nk'uko Alex ajya abikora, nawe arishyuza rimwe na rimwe, akagenda agafata risike agashaka abantu ngo bamufashe, ariko abantu bose bakamubona bataje ari hari igiciro. Abakunzi ba James na Daniela bitege icyo kintu ko hari igihe bazababona bitakostinze bo ubwabo, ku buryo n'umuntu udafite ikintu azabasha kubona mugafatanya kuramya. Urakoze cyane Fifi, asa nkaho watinzeho tukaba twabivuzeho gatoya. Yego twateguye igitaramo gisa nkaho nyine kiri muri area igoye ku bantu bo hasi, ariko uwo mutima turawufite. Umuntu wagerageje kutwaporochinga akatubwira ko ubushobozi budahari, dufite amatiketi ariko ruhande y'abo bantu, umuntu wese tuzi udafite ubwo bushobozi twabateganyije amatike yabo, na n'ubu turacyayakira, ariko amatike yabo arahari, kandi turizera ko de plus tugenda tubimenya bizagenda bitworohera. Ariko nanone akandi kantu nakongeraho nuko hari n'ibindi bitaramo twatendinga bitarimo cost. Abo bantu twababwira kugira ngo bajye bagerageza byitabire kugira ngo byibura tubashe kuba connected. Urumva ko ubu twateganyije amatike yabo arahari. Yego abagerageje kutumenyesha dufite amatike yabo kandi tuzabagezaho, turizera ko bizagenda neza. Kandi turashimira n'abandi bantu bo hanze bagerageje kugenda bagura amatike, abantu batishoboye, badafite, abatwara bagize ibyago byo gupfusha imiryango, imfubyi, ababana n'ubumuga. Dufite aya malisite y'abantu tuzageza amatike yabo. Murakoze. Twakire uyu wa nyuma hari n'iki nakongeraho, nyine abaterankunga babe benshi rwose, ibyo bintu tugenda tubikora rwose. Turashimira, twongera gushimira na Iyaga na ITS na za Saniteri, biratworohereza. Iyo tutabagira itike twari kwishyura ku bihumbi wenda 50 cyangwa 40 kugira ngo turebe ko ibintu bigenda neza, ariko Imana ibaha umugisha. N'abandi bazi kugira ngo bigende bigabanyuka tunabikureho, tujye tubona bije, twari bitarama rwose ibintu bigende neza. Murakoze.